Reka nkwifuze kugira igitondo cyiza ukomeza kubana natwe hano kuri Impuguke Info, twizera ko tayari twamaze kwinjira mu makuru ahangaha mu buryo burambuye. Turi ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru tariki ya 6 Werurwe 2025. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, ni njye muzindukanye muri kino gitondo. Nizera ko igitondo cy'umugisha gikomeza kubabera gihire. Nyuma makuru yo kugaruka no kuvuga ko kwiteza agashinge muri FDLR kwanduza abasigaye mu Rwanda ndetse bikaba bikuye muri raporo y'ingengabitekerezo jenoside. Inkuru turaza kuyigaruka mu buryo burambuye. Nyuma kandi nze kuza kukubwira ko mu karere ka Gasabo umugabo wasambagije umwana w'imyaka 16 akamutera inda, kuri ubu ngubu yaje kuza kuba aburanishwa. Nyuma kandi ndakubwira ko Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo witwa Kayikwambarira akaba yaje kuza kwashimira abadiplomate ibihugu bimaze gufatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Ibi turaza kubyinjiramo mu buryo burambuye. Mwibutsa ko Impuguke Info ushobora kudukurikirana unyuze ku mbuga nkoranyambaga z'umuyoboro wa YouTube. Hanyuma kandi ushobora kuba waca ku zindi platform zacu zirimo X, Facebook ndetse na Vidimenta. Hanyuma kandi ikindi nakubwira nuko ukeneye kwamamaza ndetse no kumurika ibikorwa byawe suri Impuguke Info, cyangwa se twandikire muri comments hanyuma tubwire se ushaka ko tugufasha gute. Hanyuma hari na nimero iri aho hasi ushaka kubona, ushaka kuba wavugisha gahunda zigakomeza kugenda ziba fresh sana. Hanyuma kandi Isaro Maize Company naho tugenda tubana naho n'abavandimwe hara mu karere ka Rulindo k'Isaro. Ukaba rero nawe ushobora kuba wabagana ukeneye akawunga nziza ishaka gutuma abagize umuryango wawe bagira ubuzima bwiza, ndetse yewe n'ibigo by'amashuri burya bishobora kuba byabagana. Ku ibindi bisobanuro ushaka guhamagara kuri iyo nimero igenda iri kuri screen kugira ngo gahunda zikomeze kugenda ziba ubu. Hanyuma reka dutangiye inkuru ivuga ngo kwiteza agashinge muri FDLR kwanduza abasigaye mu Rwanda, raporo ku ngengabitekerezo ya jenoside. Inkuru dusaba mu kinyamakuru Kigali Today, aho raporo ku ngengabitekerezo ya jenoside yagaragaje ko hari abanyarwanda bafite imikoranire ikomeye n'abanyarwanda bahunze igihugu bagakomeza kwimakaza urwango mu basize mu turere nyine bagenda baturukamo muri rusange. Ibi byagarutsweho ku buryo burambuye mu nama nyunguranabitekerezo ku miterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere rero muri rusange, icyo wamenya nyuma ingaruka zayo ndetse n'ingamba zo kuyirwanya. Akaba ari byaganiweho rero muri iki gitondo mu ngoro y'inteko nshinga amategeko. Muri nama Senateri Jean Pierre Dusingizemungu yasobanuye ko amakuru babonye hirya no hino nyine mu gihugu agaragaza ko imikoranire y'abatuye mu turere baturukamo ndetse na bano base bakoze jenoside mu Rwanda yakomeje kugenda ibaho abayobozi bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba FDLR urimo bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse yewe n'abandi bantu bimakaje urwango mu banyarwanda. Mu kiganiro yagize ati hari aho usanga abantu bahunze igihugu bashaka kwigarurira urubyiruko rwo mu turere bakomokamo cyangwa se hafi yabo kugira ngo babashore mu macakubiri y'ingengabitekerezo ya jenoside. Imatanga ingero kandi yavuze ko nko mu murenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi arahagaragaye abantu bayobya rero binyuze mu biganiro bya General BM Emmanuel Habyarimana uhakomoka. Nyuma nko mu karere ka Nyamasheke nabo nyine ngo bumva cyane badasesengura ibiganiro by'abapadiri rero barimo Padiri Nahimana Thomas ndetse n'uwitwa Rudakemwa Frenatius bakomoka hariya mu karere ka Rusizi. Akaba icyo wamenya. Hanyuma ikindi kandi nko mu karere ka Ngororero naho hari abakomoka bavuga ko nyine banduje imitekerereze ya bamwe mu batuye muri ako karere barimo n'abakuru bo muri FDLR nka Mudacumura ndetse n'uwitwa Pacifique Ntawungura. Akaba ari cyo wabasha kumenya muri rusange. Icyo wamenya nuko abo bose nyine ngo bafite uko bagenza kuri bene wabo kugira ngo nyine babanduze ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ivangura. Akaba ariko wabasha kugenda umenyamo. Kandi ikindi wamenya nuko muri bimwe rero mu ngengabitekerezo za jenoside ngo hari aho umuntu nyine yabwiwe warokotse jenoside ko abatutsi nyine batanyurwa ngo banze kunyurwa. Ni ikigega rero gitera inkunga abarokotse jenoside
Farij akaba icyo wamenya nyine ngo none bashoye intambara kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba icyo wamenya. Kandi hari n'urundi rugero rw'umuturage watungiye mugenzi w'urutoki nyine, akaba ari cyo wamenya nk'uko ndi kubibona hanga muri Kigali Today, aho yagiraga ati dore iriya nzoka, amaze mugenzi we nawe aravuga ati ntayo mbona, hanyuma undi aramubwira ati ngiriya rero mu mutaka wa MTN, akaba ari cyo wamenya. Nyuma ibi ngibi nyine ngo ashaka kumwereka ko arokoze jenoside yakorewe abatutsi, kuri ubu ngubu bacuruza nyine n'ibijyanye n'amayinite, akaba ari ko uyu muturage yagendaga abwira mugenzi we. Mu biganiro nyine byari byitabiriwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye barimo Minisitiri w'Ubumwe rero Dr Bizimana Jean Damascene ndetse na Retired General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, akaba ari cyo wabasha kumenya kuri iyi ngingo. Nyuma reka tuve kuri iyi ngingo dusimbukire mu karere ka Gasabo, hariya mu mujyi wa Kigali. Hari amakuru ari kuva urukiko rero rwaburanishije wasambanyije umukobwa w'imyaka 16, hanyuma akaza kuba amutera inda. Nyuma urukiko rero rwa Gasabo rwaburanishije mu rubanza rurwa munsi y'imyaka 22 y'amavuko wasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 16, hanyuma akaza kuza kuba amutera. Nyuma uyu uregwa yaratuye mu murenge wa Muyange mu kagari ka Kagenge kari mu mudugudu wa Biryogo mu mujyi wa Kigali, aho mu bihe bitandukanye nyine yasambanyije uriya mwana w'umukobwa w'imyaka 16 bijyana n'ubwo aza kumutera inda, akaba kuri ubu ngubu atwite. Mu rubanza uregwa nyine yemera icyaha ndetse we akanagisabira imbabazi, inyuma yo kumva icyo ubushinjacyaha bubivugaho ndetse yewe n'imyiragurire y'uregwa nyine ari kwiregura. Urukiko rwapfundikiye nyine iburanisha ruvuga ko urubanza ruzasomwa tariki ya 20 Mata 2025. Icyaha cyo gusambanya umwana rero uyu mugabo aregwa akurikiranwa igitegeko n'itegeko riri mu ngingo ya 14 rifite itegeko nimero 058 2023 ryo kuwa 2023 rikajya ibyaha n'ibihano muri rusange. Nyuma urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza rurerwa mu munsi w'imyaka 20 y'amavuko nyine wasambanyije umwana w'imyaka 16 akamutera inda. Hanyuma uregwa yaratuye nyine nk'uko nabikubwiye mu murenge wa Muyange mu kagari ka Kagenge kari mu mudugudu wa Biryogo, akaba icyo nabasha kukubwira kuri iyi ngingo. Hanyuma rero nyuma yo kumva icyo ubushinjacyaha nyine bivugaho nyine ndetse n'imyiregurire y'uyu nguyu, nakubwiye ko urubanza ruzaza kwa rusomwa tariki ya 20 Mata 2025. Hanyuma reka tuve kuri iyo ngingo dusimbukire i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Witwa Kayikwamba nyine yashimiye abadiplomate b'ibihugu bimaze gufatira u Rwanda ibihano. Iyi nkuru nayo dusoma mu kinyamakuru bwiza.com, aho kuri uyu wa gatatu tariki ya 5/2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yitwa Therese Kayikwamba wa Guinea akaba yavuganye n'abadiplomate nyine bemewe hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego kugenda nyine igaragara bari gutera Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ibi bihe, ndetse ashimangira akamaro ku bufatanye rero mpuzamahanga kugira ngo amakimbirane aze kuba arangira. Nyuma nyine yabitangaje mu kiganiro cyimbitse kivuga kwihindagurika ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kigenewe abadiplomate b'amahanga ndetse bemerewe gukorera hariya i Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi yishimiye kandi ibihano bimwe na bimwe byafatiwe igihugu cy'u Rwanda kubera uruhare rushinzwe nyine mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibihugu nka Amerika, Canada, Ububiligi, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi byamaze gufatira u Rwanda ibihano, ndetse ni mu gihe u Rwanda nyine rukomeje guhakana ibyo gushinja gukorana n'umutwe wa 23 usanzwe urwana na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse u Rwanda rukavuga ko icyo ruraje inshinga ari ugucunga umutekano w'abanyarwanda. Akaba ari cyo nabasha kugenda nkubwira muri rusange. Hanyuma ndatekereza ko nibyo ngibyo, wenda hari ikindi subona kubwira gusa nabonaga nk'amakuru wenda ari kuva hariya mu karere ka Rulindo. Nabonaga mu karere ka Rulindo hari abavandimwe baje kuza kuba batabwa muri bajya kuri 7 bafashwe bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe. Akaba ariko bimeze hariya mu karere ka Rulindo rero akaba ari byo nabasha kukubwira
ahitwa mudugudu witwa Gisiza za Murambi. Nabonaga umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza yivugiriye polisi mu ntara y'Amajyaruguru avuga ko nyene abafashwe bafungiye kuri RIB station ya Murambi. Nanga nsoreje amakuru yaragezweho, mbashimire cyane, nshimire cyane buri mwese wafashe umwanya akadukurikirana. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, reka mbabwiye tuze gusubira mu masaha ari imbere agatanga muze kugira ibihe byiza. Imana ibarinde, turaza kugaruka mu makoza kuza kubagezweho. Imana nkunzuza pasuka agenda gukomeza kudufasha kugira ngo mubashe kudukurikirana bwaho muri hirya no hino hagiye hatandukanye. Akazi keza, twizera ko kandi n'ababonye akavura mwese mukomeza kugenda muryoherwa n'ababonye akavura kugira ngo nyine mutangire ihinga mumeze neza. Hanyuma kandi nabo katari kajyayo nkazanya gatari, twizere ko namwe mu minsi mike wenda rugira namwe azabagira neza akaba akavura namwe mukongera kumwenyura nk'uko abandi bari mu bice bitandukanye by'igihugu nabo bagiye bamwenyura. Kaza gusubira mu masaha ari imbere, gaza bamaze kugira umunsi mwiza. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugerezaho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu.